abagabo babinjira babigenza bate kugira ngo bagire umutima ukomeye kuriya wihanganira agasuzuguro? Yewe nigeze kubaho umwinjira pe, aba mama b'abasingo maza genda bubaha, ntako mutagira ngo mwipevera abana banyu mubarwanirire kugira ngo abana banyu babeho, ariko murabura ikintu kimwe iki nimugikemura muzaba mubaye namba uno, nzahita nshyiraho vi pe, ntako muba mutagize. Mwubahwe rimwe ubuzima buncanga, bijya bibaho ko umuntu wese ubuzima hari igihe bumucanga bukamufatira mu kabox akabura ukuntu abwinyagambura. Igihe kimwe ku kazi babaranyirukanye Randi Road nawe arantumbura, nkaba nigirira singo maza niteretera. Singo maza barambwiye ati rero ndabona byagucanze vayo buri wanjye, igihe kimwe n'ibicamo ukabona akazi uzongera wiyaranje ntabwo nagutererana. Mba nzinze udukapu twanjye mba ngiye hehe kubiwe. Igihe kimwe adahari yagiye ku kazi, nigaramiye mu ntebe wagira ngo ndi nyirirugo, wagira ngo ndi mukuri. Utwana twe tubiri, yari afite utwana tubiri, agahungu n'agakobwa. Agahungu ariko gakuru Karyasi abaho turindazi, agahungu agaha uturindazi tubiri, agakobwa gaha kubera ko ariko kari gato ariyo kakimera n'amenyo katanarishoboye agahirindazi rimwe. Noneho uzi ko utwana tw'uduhungu tudakunda kuba turi hamwe, tuba dusimbagurika, kurira intebe gasohoka kajya ku irembo, kongera kagaruka kajya mu gikari, gakata amakorodoro n'irindazi ryako mu ntoki. Noneho irindi rindazi risigara ku meza ku gasahani. Kakana k'agakobwa kabonye igihe nta kintu mfite, gafata rya rindazi ya musaza wako kararimba ndaryama, kararifata kakajya kankoza ku munwa ngo nkigizayo umunwa, kagahita karira narumaho kagaceceka ahubwo kagaseka. Bikomeza gutyo birangira irindazi rishize. Reka kagahungu rero kazagaruka kaje gufata irindazi ryako rya kabiri, karebe ku isahani karibiri, karebye ku munwa wanjye kabona hariho amavuta, kariho n'utuvungukira tw'irindazi. Kaba karambajije we nuko kananyitaga wumva ukuntu baba bumeze nta disipline nyine. We ninde uriye irindazi ryanjye? Ndaceceka. Karongera karamba kiwemba jya. Ndakabaza ninde uriye irindazi ryanjye? Ndakabwira nti rero kubera nabuze uko ngahakana karebaga amavuta ku munwa n'utuvungukira. Irindazi nigiye uririye. Mukanya ndaje tujye kuri boutique turagura irindi. Uraguye irindi se wowe ugiye amafaranga? Mba ndasetse karandeba godo ndamubajya agakinyika amenyo, ijya mu bagije akankinyikira amenyo, wakinyika mu bikisi. Narakarebye ndavuga nka kubita ishoti gahwane n'urukuta, nibuka ko ndumwinjira ndaceceka. Ariko Karyasi aba yabyumvishe. Karyasi baragatsibaguye arakabwira we nta soni urabwira umuntu mukuru gutyo, uratuka umuntu mukuru, nta discipline ugira. Yewana ndihangana, sije wabonye mbona akazi, mba ngiye mu bajyama b'inshuti zanjye ndababwira ati mungurize uduceri ndabonye akazi nishyura inzu. Mpavu ubwo navuye niruka. Umva bari abagabo babinjira, sinzi umutima wihangana ahantu bawukura. Mu buzima bwawe hari umuntu wari wagusetsaho wazajya umwiruka buri gihe ugaseka ugatembagara ukumva uranamukumbuye? Nanjye hari uwo nkumbuye. Rimwe nifate nkugire mu gisirikare, ubwo nari narigize intakoreka mu rugo, umusaza barafasha arantimbaguye, amaze kuntimbagura ngo ubwo nanjye ndamuhimye mugiriye mu gisirikare. Hari 2005 ndakugenda ngeze ku kiwanja, amasomo turacapye. Hashitse amezi 6 abaganga ba gisirikare baza kudukorera icyo bita medical check up. Ni ugupima akarwara kose kari mu mubiri wawe, sida, umwijima, impyiko, umuvuduko w'amaraso, isukari, mbese akitwa ngo uburwayi bakavumburaga bagusangana akarwara naka kwa mudugudu iyo waturutse na mutekano ukajya kuruhanya nabo n'ababyeyi bawe. Nuko hari abari bumbaze ngo we wagaruwe n'iki, barabimbaza nyuma ndabizi kambe mbashubije. Yewe basanze indwara amaso, yewe hari icyapa bigishirizaho tageti, iyo bagiteraga bakakirenza muri metero 100 sinakibona.
dore ibyo nambara. No, baba barambwiye bati rero umusirikare nureba kure, none wowe urareba hafi mu mano yawe, umwanzi ntuzamubona, nawe ba witaye. Mba nzinza amabinga nanjye nsubiye kwa mudugudu, na muzehe naje mpunga, burose nabi burinda buke. Nuko ariko ntaragaruka, iryo tsinda ry'abaganga ryazanye n'abantu bari baturutse muri PSI Rwanda. PSI Rwanda cyari ikigo cya leta, abatutsi ko mubishije ntabwo mukiza ariko cyahozeho. Cyari ikigo cya leta gishinzwe gukangurira abaturage kwirinda sida. Cyabagamo abakobwa beza, umva ko bavuga ngo MTN kera agiraga abakobwa beza. Nicyo cyari icyambere icyo kigo. Babaga bafite icyo bita gashirabaki, ibaje mu giti, bigishirizaho abantu kwambara kondomu cyangwa agakingirizo, igiti uko ushaka. No, badushyira ahantu ku kibuga cy'umupira, baradupima, ibizamini byose barabifata, abakobwa nabo bakurikiraho baratwigisha. Babaga bahagaze ahantu ku gapodium karekare, uburyo tubareba twese, twicaye hasi. Nuko babafashe iyo kabanda nyine bayambitse iyo prudence, baratweretse byose. Barangije afande arabaza ngo, afande hari umufande wari waje ayoboye abo baganga ari kumwe n'iryo tsinda rya PSI Rwanda. Arabaza ngo kubyo tubigishije hari umuntu ubifiteho ikibazo? Twabanaga n'umugema bitaga Nsengiyumva Pascal, ari nawe nkumbuye. Nsengiyumva Pascal yaturukaga i Gisenyi, yari umugoyi. Twamwitaga mugoyi n'ubundi n'ibyo risirimo twamuhaga. Yavugaga nka kuriya Nsabi avuga cyangwa Rufonsine. Nsengiyumva Pascal wawe ati apasa, amanika akaboko. Afande ati hesi mama jiu, arahaguruka. Arabanza aritambua nyine mu gisirikare hari ibyo bita kugitambuwa, no kubanza ukavuga amazina yawe na adresse zawe zikurikiraho. Nsengiyumva Pascal wawe ati afandi, nitwa Kurutu Nsengiyumva Pascal, B company, ubwo ni B company, Paratoni 3, section 1. Ni ikihe kibazo? None si afandi, haraho ntari kumvaga. Ni hehe utari kumva? Afandi, ko mutweretse uko bambara agapoti kandi ubwo batubwiye ngo nagakingirizo, ibya gapoti ntumbaze yabikura. Afandi, iyo gapoti none si namabyagajagamo afandi. Twese turaseka turigaragura. Afandi agira ngo yabyumvishe n'abamusubirishamo. Ati ye, uvuze ngo iki? Afandi haraho ntari kumvaga hehe? Afandi, iyo gapoti none si namabyagajagamo afandi. Baba we, twese twarigaraguye. Kuva ubwo bahita bamuhira isirino ryitwa gajagamo, mugoyi bari mukuraho. Niko gajagamo we wagiye. Mu buzima bajya bavuga ngo abagabo ngo nibo bantu bihagararaho ngo mu mafuti ngo ntibajya bemera icyaha. Ariko nigeze kubona umugore wihagararaho. Uwo mugore yarantangaje. Uwo mugore n'uwibihe byose, n'uwikinyejana, n'uwibinyejana bizanakurikira. Mbega umugore. Igihe kimwe niberaga i Musanze mfite y'akazi, nkodesha ahantu mu gipangu, twabagamo turabapangayi batandukanye. Habagamo n'umugore wari ufite umugabo, barabatampera, basengaga mu idini ry'abatampera. Abatampera babiri ya za Gisenyi na Musanze ni abantu baba bafite imyemerere itangaje ukuntu. Ntibemera kunywa amata, ntibemera kurya inyama, ntibemera kurya amavuta, ntibemera kurya umunyu, ntibemera kujya kwa muganga kwivuza, ntibemera inkingo. Hari n'abahunze igihugu mu gihe cya Covid banga ngo kwikingiza ngo inkingo za Covid. Usanga banywa amazi arimo ifu y'amakara iseye, ugasanga bararya ibiryo biriho tungurusumu, biriho igisura giseye. Mbese wabareba niranga muntu ntiba yemera nuko ari imbaraga z'igihugu, baba batinya amategeko ya leta. Mbese wabareba ukumira. Uwo mu mama rero yarafite akana kaba kagiye gukinira ku wundi muryango ukurikiyeho. Hari y'abana nabo. Agiye gukinira aho ngaho kuri uwo muryango ukurikiyeho, yituma imbere y'umuryango wabo barimo bakina. Umumama nyina w'abo bana ahamagara wa wundi, arambwira ngo umwana wawe yitumye hano vayo yakure. Umugore ati ntayo nkuye. Kubera iki? Ati icemeza ko ari umwana wanjye ni igiki? Ati kandi atihitumye twese tureba ati baza n'aba bana n'abandi bana bakabyemeza. Umugore ati wapi?
ateza intambara aho ngaho, abagore baratongana. Kandi rero dabonye bimeze n'abahamagara umugabo wa mugore, ati umugore wawe yateje ibibazo hano tabara. Umugabo atega akamoto aza yiruka, ahageze bamusobanurira ibibaye. Umugabo abaza umugore ati sheri, ibyo ngibyo nibyo byatumye uteza ibibazo? Iyo yakuraho niyo yaba ari ay'uwawe cyangwa atari ay'uwawe, kuyakuraho bigutwaye iki, aho kugira ngo uteze ibibazo mu gipangu cy'abandi? Ati ntayo nkuyeho, baratwanga, sinay'uwanjye baratwanga. Bakwanga bate? Ngo kubera ko ngo tudasengana nicyo mpfa nabo. Ngo ntibasengana yewe ngo nicyo kintu bapfa. Umugabo aramubwira ati tanga amahoro uyakureho n'ubundi ntacyo uba. Umugore arasisibira ati ntayo nkuyeho, atariko ndabanza numve, mbere yo kuyakuraho ndabanza numve ko ari ay'uwanjye. Baramubaza urabyumva urabibwirwa n'iki se ko ari ay'uwawe? Mu gihe bakibyibazaho arayafasha yakubisemo urutoki, abararigase. Abantu bose baba barikanze mu gihe bareba ibibaye. Abaravuze ngo sheri ngo mumbabarire, ngo nayo umwana wanjye koko ndabyemeye. Ubibwiwe n'iki se? Ngo urabizi sheri ngo ko tutarya umunyu n'amavuta, ngo n'ubundi numvishe nta munyu urimo, ngo nta n'amavuta arimo, ngo nayo uwanjye mumbabarire rwose, ngo naringize ngo barambeshyera. Abari aho bose twagize ubwoba bitanimuka, n'abandi numva ngo bagiye bimuka, twari tuzi ngo ni umuzimu ubamo tubana nawo. Yewe we my friend, igihe kimwe nagiye guhahira kuri alimentation, nsangamo umukobwa mwiza pe, yumve ngo ni mwiza, urwego, icumu, inzobe yaka. Ndangije ndavuga nti nta handi hantu nzongera guhahira, ngiye kujya mpahira hano hantu buri munsi kugira ngo ijisho ryanjye nirye bibanze bimenyeranemo. Nuko hashize igihe ndamubwira se, wampaye nimero yawe ko nagukunze? Ati warankunze? Naragukunze. Wankundiye iki? Bya bindi abakobwa nyine bakunda kubaza ngo wankundiye iki. Ndamutatse nivuye y'amagambo anshiramo. Nuko arangira arambwira ati rero nimero ndayiguha kuyiguha, ariko nzayiguha mu gihe cy'amezi 10. Ndamubaza gute se? Nzajya ndaguha 0, nugaruka nzaguhe 7, nugaruka nzaguha undi mubare ukurikira kugeza amezi 10 ashize. Buri kwezi n'umubare umwe. Ndamaze se kubera iki ukoze ibyo bintu? Yishobora ukayinyira. Arambwira ngo ni ukugira ngo ndebe koko kwihangana kwawe niba unkunda koko. Numva atambitsemo ako kantu. Ndavuga nta kibazo. 0 yarayimpaye ndayitahana. Ukwezi gukurikiyeho 7 arayimpa ndayitahana. Ukwezi gukurikiyeho ankubita undi mubare uri inyuma ya 7. Gutyo umubare wa nyuma nawufashe ejo nimugoroba. Nari ntaranamuhamagara, ariko na nyine nahise muha nanjye nimero yanjye. Mu gitondo nasanze SMS bivuga ngo sheri, ko nari nkeneye 10,000 nshaka kujya muri salo, wabinyoherereje? Sindamusubiza. Ubu ndimo ndacyashakisha ikintu ukuntu mbigenza nabiyobewe. Namwe mungira inama. Umutima wanjye urimo urambwira ngo nkuko yaguhaye nimero mu mezi 10, nawe genda umuha 1,000 cya buri kwezi kugeza amezi 10 ashize, 10,000 bibe byuzuye. Ariko icyo sindabyemeza, niko umutima wanjye uri kumbwira. Namwe mungira inama mbigenza uko cyangwa. Ariko ngiye nanzuye ko ariko ngiye kubigenza. Ngiye kumubwira ati ngiye kujya nguha 1,000 cya buri kwezi kugira ngo nanjye ndebe kwihangana kwawe. Ninumva atabyumvisha iki nimero cye nsibe.